uyu munsi tujya tuganire uyu musore ukomeje gutigisa imihanda ya Kigali, ukomeje gutangaza abantu benshi cyane batandukanye, yaba abasaza n'abakecuru ndetse n'umuryango. Nk'uko musanzwe mubizi, amazina yose amwita Niyitegeka Gratien. Niyitegeka Gratien ni muntu ki? Akora iki? Ashinzwe iki muri leta? Twese ndagiye turebere hamwe impamvu ituma adashaka nk'uko abandi bajene cyangwa se bamwe mu bantu bakuranye n'abiganye benda kugira abuzukuru ariko we atarashaka. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr Senga TV kugira ngo ujye uhora updates zacu ndetse n'izindi content zigiye zitandukanye. Ndabashimiye. Uyu musore ubundi ni muntu ki? Akora iki? Ashinzwe iki muri leta? Byinshi cyane mutamenye kuri uyu mugabo witwa Niyitegeka Gratien. Benshi cyane twamumenye mu mafilime akina ndetse mu runana n'ahandi hantu henshi cyane hatandukanye mu bijyanye n'urwenya, cyane ko abantu benshi twamumenye muri Papa Sava ndetse muri film yaciye ibintu yigeze kujya ica kuri televiziyo y'igihugu ariyo Stimed. Uyu Papa Sava ni muntu ki? Ese ni iyihe mpamvu ituma adashaka? Benshi cyane bikomeza gutangaza abastari nk'aba ngaba baba batifuza gushaka abagore kandi nyamara ubushobozi baba batabubuze. Ni ibintu bitangaje muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bastari benshi cyane batandukanye tuzi ko bafite agatubutse ndetse bafite n'inganda bagiye bayobora, banze kurongora, ukibaza impamvu ibitera n'impamvu batabikora. Benshi cyane bikaducanga igihe dusobanukirwe muri iki kiganiro. Uyu mu YouTubers creator Papa Sava Niyitegeka Gratien ubwo yigaga mu mwaka wa gatatu senior 3, ubwo yaragiye kuri cya leta Trocom, ibwo yigeze gukundana n'umukobwa aramukunda koko cyane ko byinshi mu mitungo y'iwabo yashatse kwimumariraho kubera urukundo yakundaga uyu mukobwa, cyane ko biganaga bicarana no ku ntebe imwe, kimwe yuko uwo mukobwa iwabo ngo bari baciriritse nta mafaranga bari bafite, cyane ko uwo mukobwa rimwe na rimwe wasangaga bari kumwirukana bamuziza amafaranga ya Minerval, nyamara iwabo wa Seburikoko bari bishoboye bafite ubutunzi. Gusa bitewe n'urukundo Seburikoko yakundaga uwo mukobwa, ntiyishimiraga n'umunsi n'uyu na rimwe abona umukobwa yarakaye cyangwa se hari izindi mpinduka zamubayeho. Aho ndavuga kuba yahindurirwa isura Seburikoko ataramuziho bitewe n'impamvu runaka. Dore rero icyabiteye kuba Seburikoko ateramiye gushaka kandi bitakimukozwa. Urebe n'impamvu yahisemo kwibera umujene mu mujyi wa Kigali. Rimwe uyu mukobwa bagiye kumwirukana ku kigo bitewe n'uburyo bishyuraga amafaranga Minerval kandi nyamara iwabo bafite ubushobozi bukeya. Nk'uko biganaga na Niyitegeka Gratien, nk'uko twabivuze, ntishigeraga yishimira kubona yarakaye cyangwa se bamwirukanye, cyane ko ngo niyo yasibaga ku ishuri Gratien yagiye kwiga umukobwa yasibye, Gratien atabaga ameze neza kandi atibazaga n'icyatumye uwo mukobwa ashobora kuba yasibye ishuri. Nuko rimwe bigeze kumwirukana kubera Minerval, Seburikoko ahita ahaguruka mu ntebe aramukurikira nta kuzuyaza. Seburikoko akimara kubona yuko umukunzi we agiye bamwirukaniye amafaranga Minerval, nibwo yafashe iya mbere n'iwabo ajya kugurisha amwe mu matungo Seburikoko yorororaga, agurishamo rimwe arangije aja kwishyura uyu mukobwa. Mu gihe bidatinze umukobwa yagarutse ku ishuri yongera kwiga nk'uko byari bisanzwe. Dore rero icyabiteye kugira ngo Seburikoko ageze isaha atarashaka. Uwo mukobwa barakomezanyije barigana ndetse cyane ko yatsindiraga ku manota meza cyane, nubwo bose bari abahanga, yaba Niyitegeka Gratien n'uwo mukobwa wahoze ari umukunzi we. Iminsi yakomeje kwicuma Seburikoko akivugana n'uwo mukobwa, cyane ko aho yajyaga cyangwa se n'imirimo yakoraga uwo mukobwa Seburikoko yabaga ahari, bahoraga bari kumwe nk'urubyiruko, akarusho ko banakundanaga. Gusa ikibabaje nuko inkuru itaje kugenda neza ndetse n'urukundo rwabo. Umukobwa akimara kurangiza n'ubwuzu bwinshi cyane nk'uko yakundanye na Seburikoko, yaje kumusaba ko bahurira ahantu bakaganira nta kuzuyaza. Nk'amahirwe Seburikoko yaramaje kubona yemeza yuko uwo mukobwa bashobora kuzabana iteka, ari ushobora kuzamubera umukunzi akamubyarira abana hungu na kobwa, cyane ko mu bintu yizeraga atumvaga yuko azatandukana n'uwo mukobwa bitewe n'urukundo yamukundaga. Gusa ntibyigeze biba byiza, byaje kugenda neza kubera impamvu Seburikoko yatinya gutangaza kugira ngo abantu kuri social media cyangwa se n'andi hose baba bamwibasira. Mu guhura kwa Papa Sava ndetse n'uwo mukobwa, dore uko byagenze kugira ngo Seburikoko abe yarafashe umwanzuro wo kuzaba ari celibateri ibihe byose ndetse agomba kuryoha mu buzima bwe akibufite kandi nta mwanya atize kuzongera guta ku bakobwa.
Mwibuke neza umukobwa akimara gusoza amashuri yiwe yose yasabwaga yatumiye n'Itegeka Gracie ngo bahurire mu kabari bishimane ibihe byiza bagiranye, ndetse namushimira ku bufasha n'ubwitange bwiwe yamugaragarije mu gihe bari kumwe. Gusa nk'uko bisanzwe abakobwa burya baratangaje. Bari kuganira Seburikoko umukobwa yaje kumusaba yuko batandukana, gusa bakajya bavugana mu buzima busanzwe bakabana nk'inshuti n'abavandimwe. Gusa ibyo gukundana nk'abashiri n'abashusho byo bikavaho, ibyo guhangayikira undi nabyo bigakurwaho. Ukibaza impamvu yateye uwo mukobwa kuba yaza kwibwira Itegeka Gracie, kuko mu bintu Gracie yakekaga, ibyo yatekerezaga nigeze atekereza yuko umukobwa ashobora kuba yaza akaba yamubwira ibyo gutandukana nawe. Bimwe mu bintu byamutangaje kandi bikanamubabaza, akaba ari nayo mpamvu uyu musore wacu n'Itegeka Gracie akomeje kuryoherwa n'ubuzima bwa Kigali, kuko azi ubuzima yanyuzemo ndetse n'icyizere yahaye umukobwa akaza kumutenguha. Gracie ni umwe mu bantu mw'iki gihugu cy'u Rwanda ufite izina rikomeye cyane muri sinema, akaba ari nawe muntu uza ku mwanya wa mbere w'abantu bakora publicity bimwe mu bihugu bikomeye mw'iki gihugu cy'u Rwanda, kandi ikindi akaba afite amafaranga. Papa Sava ntiyaje kubyakira neza, yaje kugira ngo ni imikino cyangwa se ni surprise, bimwe by'abasheri ujya kumva akubwiye nk'ibintu bitabaho, kandi nyamara umukobwa yaje yabipanze seriye, yiteguye kumubwira kandi yiteguye no kuba yabyakira neza, kuko nta kundi byari kugenda. Uwo mukobwa uribaza ngo byagenze gute? Uwo mukobwa mu gihe akiri kwiga ari mu mashuri yisumbuye yaje guhura n'umuhungu wo muri Zambia. Umuhungu aramukunda, amwemera yuko azamuha buri kimwe cyose yumva ashaka, kuko yifuzaga yuko bakundana bitewe n'imiterere uwo mukobwa yari ameze. Umuhungu amusezeranya yuko azamuha buri kimwe cyose yumva ashaka, ariko ntazigere yongera kubona ari kumwe cyangwa se ahagararanye n'Itegeka Gracie cyangwa se yamuhangayikiye. Bimwe mu bintu byatumye uyu mukobwa atandukana na n'Itegeka Gracie ni wabigizemo uruhare. Ngira ngo nk'uko mubibona n'Itegeka Gracie aho dukunze kwita Papa Sava kuri social media, ngira ngo mujya mubibona ubuzima aba yibereyemo, cyane ko benshi bamubona yiyambariye ukuntu, yiyambariye nk'urubyiruko, abastari nk'aba Bushari bambara imyenda itandukanye n'iy'abandi. Abantu bakabifata nk'aho uyu mugabo ashobora kuba yasaze cyangwa se ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, kandi nyamara siko bimeze. Nyuma y'uko yigeze kurwara igihe kirekire arwariye uwo mukobwa, nyuma y'uko batandukanye, Gracie yaje gufata umwanzuro w'uko atazongera kuvuga ngo yimariyemo umukobwa cyangwa aramukunze cyane nk'uko byagenze. We yahisemo kwenjoyinga ubuzima bwe agifite, yahisemo gukora iby'abakobwa akabishyira ku ruhande, kuko n'ubundi bo bakundanye ari abana. Akeka ko ngo yakuze ashobora kuba we yamugaragaza hagati, akaba ariyo mpamvu asigaye akora ibintu ashaka byose, yambara uko ashaka kugira ngo ashimishe ubuzima bwiwe ndetse n'abafana biwe. Benshi cyane tuyifata nka brag, kandi nyamara uyu ni umuntu w'umugabo, ni umuntu w'umusore ucangutse mu mutwe, yahuye n'ibintu bikomeye cyane, yahuye n'ingorane zirenze. Kandi ikindi nk'uko mumuzi Gracie yigeze kwigisha muri kaminuza, gusa ntiwamenya ngo niki cyateye kuba yava muri kaminuza yigishagamo. Uyu mugabo usa nkaho yahasorenze bikomeye cyane, usa nkaho yababajwe n'abantu benshi cyane batandukanye yagiye ahura nabo mu myaka yashize. We avuga yuko mu myaka yashize nta kintu cyiza yigeze aboneramo, ahubwo imyaka ari kwerekezamo ariho ari kugenda aboneramo ibisubizo. Aka nabyo bituma abantu benshi cyane bamwibazaho, bibaza n'impamvu adashaka. Gusa we kwimubwira akabishyira ku ruhande, ahubwo akagusobanurira impamvu abiciye ku ruhande, ikintu gituma adashaka. Kandi nyamara nk'uko mubizi si we wenyine, yaba Rocky, King James ndetse n'abandi bantu batandukanye nka Irene ntibari gukozwa abagore, kandi nyamara bafite amafaranga. Ngiye mwari mukiri kumva na Dr. Senga TV, kora subscribe, like, share kugira ngo tujye duhora tugendana na update zacu. Ndabakunda cyane my fam.